Muraho, ikaze kuri Cecile Show TV. Wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere, turakwakiriye wiyumvemo ikaze, nawe duhorane umunsi ku munsi, ndagushimiye cyane kuko uri umuntu w'umugabo cyane, aho tugeze ubifitemo uruhare. Inkunga yanyu ndayibona umunsi ku munsi, n'ibitekerezo byanyu kandi ndabyubahiriza cyane umunsi ku munsi. Mwabibonye rero, uyu munsi nifuje ko duteka umuceri uri sipesiyare, umuceri utekanye n'inkoko ndetse n'imboga, ni umuceri uryoshye cyane benshi bakomeje kuwusaba, none uyu munsi wageze ngo tuwuteke. Ni karibu rero ku bantu bakunda umuceri kandi bagakunda umuceri uvangiye, ni byiza guteka umuceri uvangiye kuko akenshi iyo utetse imboga ku ruhande hari igihe ubona zikubanye nkeya cyangwa se ukabona bamwe ntibakwiriye, ariko iyo ufashe imboga n'umuceri byose ukabivangira hamwe ukabitekana, umuceri wongeramo indi gu kandi bikaryoha cyane n'agahumuro kakaba kenshi. Uyu muceri rero ndi kubereka ni umuceri mwiza uryoshye cyane kandi uyu muceri nakoresheje ni umuceri wa Green Full Corn, ni ukuvuga ngo ni umuceri utari uw'umweru. Karibu rero mumfashe guteka umuceri. Nk'uko mubibona rero ntangiye nshyira inkoko turi bukoreshe, ni inkoko yose nakase, ni za nkoko zikomeye bisaba kubanza gutogoza. Nifuje gukoresha inkoko zikomeye kuko abenshi nizo bakunda gukoresha, zimwe z'umweru zo zishya vuba vuba. Ku rundi ruhande rero inkoko zimaze gutogota, zimaze gushya, mfite ipanu ku ruhande ngiye gukaranga izi nkoko zihindura ibara. Izi nkoko rero kuko zigira amavuta menshi ntabwo nigeze nshyiramo amavuta, nayo zibyariye, no mu kuzikamura cyangwa se kuzikaranga ngo zizane irange, kuzikaranga gutya zongera agahumuro, zizana irange, zisa neza, niyo mpamvu nifuje ko twazikaranga ku ruhande kugeza igihe zihinduriye ibara. Ku muntu rero udakunda amavuta menshi yaza hano tugafatanya gukaranga izi nkoko, murebe uburyo ndi bugende mbigenza. Ku ipanu rero nk'uko mpora mbibabwira bisaba kuba ufite ipanu idashiririza, waba ufite isafuriya ishiririza, iyi safuriya uzi neza ko wenda ikunda gushiririza, ugashyiramo akariro gake cyane kugira ngo bidashirira cyangwa bigafata hasi. Murabona rero ko inkoko ziri kugenda zihindura ibara ndetse ni amabara meza cyane, ikindi nacyo ziri kuzana akandi gahumuro. Iyo uzikaranze kugeza zizanye ibara zigira agahumuro keza cyane, ukumva no mu biryo harimo akandi gahumuro kiyongereyeho, ntabwo ari kimwe nk'uko wazikoresha zitogosheje gusa utabanje kuzikaranga. Murabona ko ziri kugenda zisa neza, murabona ko impande zose ndi kugenda nzihindura mpindura. Ukora uko ushoboye rero ukagenda uhindura. Kandi murabona ko nta mavuta nakoresheje. Ku rundi ruhande rero nari ndimo nkata karoti, ariko ndavuze nti reka mbereke uburyo nagiye nzikatamo. Nafashe karoti yose ubundi ndangije nyicamo kane, ubundi ngenda nkata dutoya. Ni byiza udukaroti duto mu muceri usanga bisa neza. Ngarutse kureba inkoko rero, murabona ngarutse guhindura urundi ruhande bwa nyuma kuko murabona ko inkoko zacu zamaze gufata irangi zose pe. Impande zose murabona ko nazigezeho zafashe irangi, kandi nk'uko mwabibonye nta mavuta nigeze nshyiramo, ariko ukeneye gushyiramo amavuta ubona ko ugomba gushyiramo amavuta, ubeyuraho muri uriya mufa wazo ubundi ukanyanyagizaho ugashyiraho amavuta. Tayari rero za nkoko zafashe irangi zabaye tayari, murabibona neza ko nta ruhande na rumwe noneho rusigaye, kandi murabona ko zisa neza cyane. Rero icyo nababwira cyo burya amavuta menshi ntabwo ariyo aryoshya ibiryo, turiyaranja duteke make. Tugiye rero gukaranga imboga zo guteka muri wa muceri. Umuceri nawushyize muri rayisi kuko niho nawutekeye, utanayifite nta kibazo wateka mu isafuriya nta kibazo. Kandi ikindi ntabwo ari umuceri w'umweru natetse nk'uko nabibabwiye, uriya muceri wa burawuni uri ibara niwo rero nakoresheje. Aha rero mbanjemo igitunguru nakase duto cyane, ngiye guhita nkurikizaho karoti. Mu rwego rero rwo kuba ndindiriyeho gatoya kugira igitunguru gishye, urarindira kikaba burawuni nyine.
mbaye ndi guhata ibirayi, turi bushyiremo n'ibirayi. Ibi birayi mureba ni inusu niyo napimye, kubera nyine ari imboga nk'uko nabibabwiye, ntabwo nifuje ko duteka ibirayi byinshi, niyo mpamvu nkoresheje inusu yonyine. Mu gihe rero ntindiriye ko igitunguru gishya, mbaye ndi guhata bino birayi. Igitunguru nikimara gushya nibwo ndi buhite nshyiramo bya birungo byose cyangwa se za mboga zose twateguye turi buze kuvanga mu muceri. Icyo mbasaba rero ku muntu wasabye guteka umuceri uvanze n'inkoko, ndagusabye nyamuntu ube hafi ukurikire uko ndi bugende mbikurikiranya. Nagerageje gukora videwo ntoya kandi ngerageza kubyerekana neza kugira ngo ubashe kubisobanukirwa neza. Rero wowe ushaka guteka umuceri uryoshye cyane urimo n'ibirayi, urimo ibirungo byose, ukurikire urebe uko ndi bugende mbikurikiranya n'ibipimo byose ndagenda mbishyiraho mbibabwira uko bimeze nta kibazo. Rero ibirayi biratunganye, reka turebe ahantu igitunguru murabona ko cyahiye, reka dushyiremo karoti. Karoti impamvu ntahita nzishyiranamo ni ukugira ngo zidasaya zikaburirwamo, niyo mpamvu. Ikindi rero nkurikijeho ni red pepper, ni ukuvuga ni puwavuro y'umutuku, nashyizemo igice cya puwavuro y'umutuku. Ku rundi ruhande rero nari ntetse amavuta yo gushyiramo bya birayi. Ibi birayi mbishyira mu mavuta ariko nta gutuma bishya ngo bihwane, hoya. Ngarutse kugaragara kuvanga, murumva nyine kugira ngo ugire vuba uteka ahantu henshi hatandukanye kugira ngo urebe ko byagenda vuba no gukoresha igihe neza. Ibirayi rero mu gihe turindiriye ko bishya turaba turi kuvanga izi mboga, ngiye gushyiramo n'imiteja kugira ngo amabara yose tube tuyafite, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Murabona ko ari amabara meza cyane. Izi ntuze rero, iyi miteja mureba iri forozeni, tuyigura iri forozeni, twe ntabwo tubasha kubona ibiri fureshi, twigurira ibiri forozeni tukaza tukabika. Nimara gushyiramo iyi miteja rero ndahita nshyiramo n'ibirayi, nk'uko nabibabwiye ntabwo ndindira ko ibirayi bishya, hoya. Ahubwo impamvu mbicishije mu mavuta kuriya ni ukugira ngo bize koroha gushya vuba. Ikindi nacyo kariya gashishwa k'inyuma iyo gakomeye biba byiza cyane mu muceri, biraryoha. Uzabigerageze ubirebe, by'ukuri biraryoha cyane pe. Mwabibonye ko ibirayi rero ndabyaruye mbishyize muri za mboga nk'uko nabibabwiye, ntabwo narindiriye ko bishya, hoya. Ahubwo kano gahu k'inyuma iyo gakomeyeho gatoya ukabiteka biraryoha cyane, bigira n'agahumuro. Maze gushyiramo rero ibirayi ndavanga, nindangiza mpite nkurikizaho gushyiramo inyanya. Ariko nyine nk'uko muri kubireba naberetse ibirayi murabona ko bidahiye, ntabwo byigeze bishya. Ni byiza cyane, ndi kumva biri guhumura mana yanjye. Umva muzabigerageze pe, kandi nkeneye feedback. Reka rero dushyiremo umunyu, niturangiza duhite dushyiramo inyanya. Muri uyu muceri nifuje ko tuza gushyiramo inyanya. Ni umuceri utekanye, ni ukuvuga ni imboga zitekanye n'umuceri ya. Niyo mafunguro uyu munsi nifuje ko twategura. Murabibona ukuntu biri gusa neza, murabibona ukuntu bimeze neza, biri guhumura mana, ngewe ubyegereye ntigiri kubyumva. Birahumura, birasa neza. Reka rero twongeremo inyanya kugira ngo isura ikomeze ibe nziza cyane kurushaho. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, ntago mba ndi jyenyine mu gikoni, mba ndi kumwe na wa mushefu nyine turi gufatanya. Umwe akora undi akora kariya. Murabona rero ko inyanya zibishyizemo akandi gasura gasa neza. Murabona ukuntu isosi iri kuza isa neza. Ndabona rero igihe cyo gushyiramo za nkoko cyegereje, ariko reka tubanze dushyiremo ibirungo by'umuceri. Ibi birungo mureba rero ni kumini nafashe, nyishyira mu mazi na cloves, murazibona ngizi. Mwazibonye izi cloves mumaze kuzimenyera, no mu cyayi njya nzikoresha. Izi ni za kumini nababwiraga. Ibi ngibi babyita ngo ni umuceri, ni ikirungo cy'umuceri. Utu ngutu tumeze nk'umuceri nitwo dukora ipirawu, nitwo duhumuza, mbese nitwo dutuma umuceri uba ipirawu. Rero ushaka kugura utw'ifu cyangwa ukagura uturi fureshi ukajya ubyisera, kubera rero kumini ntakunda kuyikoresha cyane
ngura utwo ngutwo nyine nkajya mbyikorera gutyo, nshaka utw'ifu ndadusya, nshaka kuduteka uko bimeze ndabikora, uradutumbika rero kugira ngo tube tworoha uze kudukoresha byoroshye. Murabona rero ko nakurikijeho tumerike, iyi ngiyi ni sinamoni nongeyemo, sinamoni, cloves, kumini, kari, ni ibirungo by'umuceri utagomba kubura igihe ushaka guteka ipirawu, munyumve neza, ndetse na karidemona. Karidemona mwayibonye nayo ni iy'ifu, kubera bya bindi nyine bitari iby'ifu niyo mpamvu nabishyize mu mazi, ariko ibi kubera ari iby'ifu bihita bikora direct, ntabwo bisaba kubishyira mu mazi. Murabibona rero karidemona ntago nashyizemo ibipimo, ariko wagereranya agace k'akayiko, tumerike ugashyiramo akayiko kamwe, ariko biterwa n'ibiryo watetse uko bingana. Uyu muceri natetse ungana n'ikiro, niyo mpamvu nashyizemo byinshi. Dukurikijeho rero gushyiramo za nkoko twakaranze ziri guhumura bya cyane. biri guhumura, muzabigerageze. Uyu muceri muzawugerageze, nyamuneka muzawugerageze kuko uraryoshye. Nshyizemo rero na ya boyiro y'inkoko nyine, y'amazi y'inkoko. Shyizemo amazi y'inkoko. Aha ntago ndi bushyiremo boyiro kubera ko izi nkoko nari nazitogosheje kandi zabyaye amazi. Rero ntago boyiro ikenewe. Murabona ko ari agasosi karyoshye cyane. Wow! Sinzi ukuntu nabibabwira. Rero kuri Cecile Show TV, wowe utarakora subscribe, ndakwibutsa uze gukora subscribe. Ukore share ndetse na like kugira ngo mbashe kubona ko video twakoze cyangwa se inyigisho twatanze uyu munsi mwabashije kuyumva kandi mwabonye ko ari ingenzi. Ikindi nacyo nyamuna, nk'uko mpora mbibasaba, bashuti zanjye, bakunzi banjye, mujye mwandika muri komenti, mumbwire uko mwabibonye, mumbwire icyo ngomba gukosora. Tuba tugomba no kuganira urebye. Murabona ukuntu bisa neza. Ibi biryo niyo utakwirirwa gushyiramo umuceri rwose wabiriraho kandi ukizihirwa ukaryoherwa pe. Ariko kubera yuko uyu munsi twateganyije guteka biyani, niko babyita, sibye ko njye nongeyemo imboga. Nongeyemo utuzi duke cyane, rero ntago nashyizemo menshi cyane, ndavanga kugira ngo umuceri uze koroha neza ku bantu bafite abana. Nyine murabizi ko abana bakunda ibintu byoroshye, ariko nta mwana ufite si ngombwa kuriya wanabivanze bitarimo amazi, nakoresheje ya boyiro gusa, wahita ushyiramo n'umuceri nta kibazo. Aha rero murabona ko bigeze ku musozo. Wow! Tugiye gushyiramo umuceri, mwabibonye. Wow! Bakunzi ba Cecile Show TV rero, nuko namara mbibabwira, ntacyo ntazabereka rwose. Murabibona ukuntu bisa neza. Reka dushyiremo umuceri rero, ubundi tube tuniyegereza amasahane. Nimubizi se? Nk'uko mumaze kubimenyera nyine, ikiri bukurikireho ni ukwenjoyinga nyuma yo gushyiramo umuceri. Umuceri rero nibagiye gushyiramo tungurusumu, ariko ndayishyiramo nyuma nta kibazo. Tungurusumu nari kuyishyiramo hariya maze gushyiramo amazi, ariko ntacyo, nimara kubivanga neza ndahita nshyiramo tungurusumu. Wayishyiramo nyuma nta kibazo, nabwo biraryoha. Umuceri natetse ikiro ariko wose siko nywushyizemo hoya, ahubwo nagereranya nk'inusu, ni inusu nshyizemo, niyo nagereranya kuko nshyizemo 1/2. Murumva rero ko bitagoye kandi murabona ko byatubutse cyane. Iri funguro ryahaza abantu 6, ubuse murumva atari ryinshi we? Nk'umuntu ufite umuryango w'abantu 6 rwose iri funguro ryabahaza kandi bakaryoherwa. Tungurusumu rero nyishyizemo, ni nabwo iri buhumuremo neza. Ntabwo tungurusumu bisaba ko ishya cyane, nabwo nibwo biri bugira agahumuro. Gahise kaniyongera, ndabyumvishije, iraryoshye pe. Ubundi iyo ushaka ko tungurusumu igumana agahumuro, ushobora no kubikoresha ugitangira guteka, ariko ukayishyira mu biryo utayiseye, nabwo nta kibazo wabikora.
ariko kuyishyiramo nyuma nyine uri buyisye nibyo byiza, bituma ibiryo bihumura neza, tungurusumu igakora. Ariko iyo ubikoze iyo uyitekanye ugitangira uba wumva ibiryo wagira ngo nta tungurusumu washyizemo. Muzakore ako kantu murebe, njye narabikoze mbona itandukaniro. Nk'uko nabibabwiye rero umuceri wacu urahiye. Murabona ukuntu usa neza, uraryoshye, urahumura neza. Oh my God! Inkoko nazikaranze zihindura ibara, zirasa neza abantu banjye. Ye baba we! Pfundikiyeho gatoya rero, ndapfunduye, ushyiramo akariro gake, ngiye kwarura tujye kurya. Impamvu napfundikiyeho gakeya nagiraga ngo ka gatungurusumu gakwira ahantu hose. Murabona ikirayi nacyo cyahiye, uduteja. Uyu muntu ndi kwarurira akunda ibirayi cyane, niyo mpamvu umuntu anabishyizeho. Nanjye rero reka niyarurire, ubundi muze dusangire, mumfashe kwenjoyinga. Nanashimira umuntu twatangiranye iyi video tukaba tuyisozanyije tugeze ku musozo. Ndagushimiye cyane cyane cyane, wumve ngo Cecile yagushimiye, ubyumve. Ndagushimiye kuba ushoje iyi video, kandi kuba ari ubwa mbere ugeze kuri Cecile Show TV nabwo ugasoza iyi video, uri umuntu w'agaciro cyane. Ndagushimiye bikomeye. Ndanakwibutsa utarakora subscribe, usiga uyikoze, wibuke gukora subscribe, ukore share kugira ngo video igere ku bantu benshi batandukanye. Nawe umuntu wese ufite igitekerezo cyo guteka umuceri uvanze n'inkoko, umuhe iyi video nawe yiyeranje, nawe yenjoyinge, aryoherwe. Ibi biryo nk'uko nabibabwiye biraryoshye cyane pe, kandi muranyizera. Simunyizera, ikirayi nacyo murabona ukuntu kimeze neza. Muranyizera nyine ndi kubumvira, biraryoshye. Biraryoshye cyane kurisha imboga, imiteja. Nakoresheje imiteja, ariko ufite amashaza niyo wayakoresha nayo nta kibazo. Urebye ushyiramo imboga wumva ukunze, yewe n'ibishyimbo wabikoresha nta kibazo. Muze rero twenjoyinge, biraryoshye cyane kuri Cecile Show TV. Ntago narya njyenyine, niyo mpamvu mvuga nti iri funguro nifuje ko turisangira n'inshuti zanjye, abakurikira Cecile Show TV. Nawe wabasha kubyitegurira, kandi mwabibonye ko bitagoye rwose, ntago bigoye habe na gato, nawe wabigerageza. Nshuti zanjye rero, nk'uko duhorana umunsi ku munsi kuri Cecile Show TV, nakagaruka. Reka ndekere ahangaha, ndi kwenjoyinga, ne kubatera ubusambo, ne kubatera inzara. Namwe muze kugerageza mubiteke, kandi mwandike, mume comment, mume feedback, mumbwire ko mwaryohewe, mumbwire ko aya mafunguro yagenze neza, kandi aho mubona bitagenze neza nabwo ndi tayari kubasubiza. Mwakoze cyane, bye bye, ndabakunda cyane.